reka mbasuhuze kandi mbashimire mwese mwebwe mwafasha akanya mukavuga muti tugomba kureba video ya Abdul. Imana ibamere umugisha, ndabashimiye rwose muri abantu b'agaciro cyane, tutabafite ntacyo twakwimarira abavandimwe kadafate high quality. What's up everyone, what's up my people, kanizere ko umeze neza mwese, ndabasuhuje kandi ndabashimiye by'umwihariko mwebwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Easy Going Vibe TV. Ni by'agaciro, murabana umugisha kuri njyewe, Imana ibamere umugisha namwe rwose. God bless you everyone. Uyu munsi rero ntabwo ndi butinde mu bintu cyangwa se ngo noneho ngo tujye kwiga video. Oya, uyu munsi jyogana n'aba content creator mwese cyangwa se abantu bifuza kurya ku mafaranga ya YouTube mwese, nibo tujye kuganira. So nanjye niyo mu mbero mfite, ndashaka kurya ku mafaranga. Abantu benshi ndamwibaza ngo ese YouTube irahemba? Yego, kuri guhari nuko YouTube irahemba. Sibyo, YouTube irahemba kandi ihemba amafaranga atari make ku muntu wakoze nawe bitari gake, sibyo? So ikintu gihe rero ni kimwe, YouTube ihemba umuntu wakoze. Ihemba mu buhe buryo? YouTube ihemba gutya, nuvuga ngo nimba wakoze video abantu bayirebye, uburyo yakunzwe, aho baherereye, nibyo bishobora gutuma ubona amafaranga runaka, sibyo? Ese abantu baguha amahoro wan? Hello? Nawe ngo ndaza kuguhamagara. Okay, reka dukomeze na YouTube. Nibyo koko YouTube irahemba mu Rwanda. Amafaranga abanyarwanda turayabona, nubwo igihugu cyacu kitari monetize nk'ibindi bihugu ngo tube twemerewe kuba twahembwa cyangwa twagera gute, ariko amakuru meza hari nuko buriya YouTube ushobora kuyifata ukayishyira mu kindi gihugu nyine location, bakakwemerera monetize nta kibazo rwose, hanyuma ugatangira kubona ku mafaranga. Nubwo uburyo abanyarwanda benshi dukoresha. Mbo ikintu gihari rero kuri YouTube nuko ubu ngubu umunyarwanda wese cyangwa se undi muntu wese aherereye hose ku isi ashobora gukora YouTube, yakuza ibyo musaba igatangira kumuhemba. Ibyo ni ibiki rero ibyo tugiye kuganira ahangaha. Baragusaba amasaha 4,000, sibyo? N'aba subscribers bangana n'igihumbi. Ariko ubu ngubu ifite amasaha 4,000 n'aba subscribers 500 rwose, YouTube ikamerera monetization nta kibazo. Cyangwa se warakoresheje nyine zira video ntoya abantu benshi bita amashort video, ukagira views miliyoni, hano ho baguha monetize nta kibazo, ugatangira guhembwa. So umuntu uri gutangira YouTube nama namugira, buriya YouTube uburyo bwa short video ni uburyo bwiza bwo kuza YouTube channel, ariko ntago uburyo bwiza bwo gukora YouTube itanga amafaranga. Buriya YouTube itanga amafaranga ni YouTube channel ikora icyo bita long content, ama video manini nyine, zira video ubona ziba zitambitse, niko navuga kugira ngo mubyumve neza, ama video atambitse. Ntabwo ama short video atanga amafaranga habe number rwose nta na gato. Buriya ikitwa long content cyangwa se ama video maremare muri rusange mu rurimi rwacu niko nabivuga, niyo ma video ashobora kwinjiza amafaranga. Ikindi kintu kambagira inama mwa content creator mwe, muri inshuti zanjye, bamwe mwebwe musigamo nanyandikira mukambaza ko bimeze, n'abandi muri mu kiganiro hangaha rwose munyandikira mbaze rwose nta kibazo, I am easy going. So ikintu nababwira rwose nuko buriya umukore content, ariko mushake content ziri content nyine zizahora zikenewe mu bantu, sibyo? Kuko nk'ubunguka ngo urugero, buriya video ifite views nyinshi ku isi ntago ari video y'umusitari, ntago ari video y'abasitari, ntago ari video y'umusitari nk'uko bitekereza. Ngiye nasanze video ifite views nyinshi ku isi ni video man, ibaze ko ari video y'ibitente, video y'abana bareba buri munsi. Niyo ngo umuntu wayikoze n'umuhanga cyane, yatekereje ko aravuga ngo ngiye gukora video izakinerwa n'abantu bazahora, kuko kurumva abana bazahoraho mu by'ukuri, abana bahora bavuga, kandi umwana wese uvutse man amushoboka ko iyo video arayireba pe. Niyo ngo rero ikintu gihari nko mu content creator, atekereza ikintu uvuga ati ese iyi video nkoze ubundi uretse ko umuntu yayireba rimwe yakongera kuyireba akarangira n'undi muntu kubera impamvu runaka. Niba ukoze video uri gusobanura ikintu runaka, gisobanure neza ku buryo umuntu nareba iyo video yayihereza n'undi muntu akaba
here bakagira ikintu akuramo. Wikora video iri aho ngaho guhavinga fani gusa uwo munsi birangire gutyo, kuko na YouTube nayo irareba. YouTube ni impanga, YouTube ifite ubwenge bwinshi, bazi kureba muri video zawe ikabona copyright, ikabona ko akoresha amashusho y'abandi, cyangwa se kumva ko akoresha amajwi y'abandi. Ikintu gihari ubwo nanone nababwira kindi, mujye mugerageza, bajya babeshya ngo hari amatelefone ngo akora ama video, buriya telefone yose ikora video iri munsi ya 1080 nyine hari ibyo bita 1080 uzabibona nyine, ibyo bita full HD cyangwa se nzabibasobanuraho neza. Hari ayo mavideo nayo hari YouTube itaye nyine present abantu bitewe nuko abagaragara, sibyo? Hari amatelefone nzababwira rwose atemerewe gukora video za YouTube, amatelefone nzagarukaho nzababwira muri video izakurikiraho, byandika muri comment irimo bikeneye nzabibabwira. So guys, niba wakurikiye ikiganiro rero ndumva ntakomeza kuvuga ibintu byinshi, ukaba wagejeje ahangaha, nuko umvise ko ari cyo nagufasha cyangwa se nagufasha kumenya, ndagusaba gukora subscribe, ubundi ume like na comment kugira ngo mbashe kujya menya ibyo mukeneye, mbashe kubafasha kubibona. Bavandimwe rero reka mbabwire ni ciao hasta la vista, Imana ifashe mukomeze kuba abantu banjye, mume subscribe, twukomeze kuba ku muryango we YouTube channel wa Easy Going. Ciao hasta la vista, Imana ibamere umugisha my friend. Ciao.